rwose rebi. Ikize kandi? Mbabarira rwose rebi ibintu biri muri envelope. Ku restaurant ki? Restaurant Ben. Kazana se umva atari keza. Ariko se umugabo. Uratekereza cyangwa? Kangahe nakubwiye ngo izina ry'umwana wanjye rivane mu kanwa kawe. Kangahe nakubwiye ko gift z'amarestaurant yawe ntazishaka. Nikoreka nkomeza. Simbayeho? Yekubayeho. Sinitunze? Amahoro rero. Ariko se Mabeni. Urabizi ko kugurira restaurant arizo zana inzozi zacu. Kuyikwandikaho cyari cyo kifuzo cyanjye. None ni ikihe cyako kunaba nakoze? Gumana restaurant zawe. Mario. Ihangane mwana wanjye. Araza kuboneka cyangwa yagiye mu cyaro. Kose ibya Mario nanjye bitagiye kuntera ubwoba. Amajoro abiri. Tumva nagize ubwoba. Bigeze rero ngo ni ukurangisha tugatanga amatangazo ahantu henshi hatandukanye tukareba ko Mario ariko yaboneka. Mwana we, uriya mwana n'ubundi yanteye ubwoba kuva kera. Yanteye ubwoba pe kandi ataboneka. Baradufunga nta n'umusigara. Reka. Reka mwana wanjye ihangane. Reka dutegereze abashinzwe umutekano ko hari icyo batubwira baraye babonye nijoro. Ihangane. Yego ndabizi ko kubura umwana ko ari ikintu gikomeye. Ariko ihangane.
numva Hebe, ça va? Amakuruzi. Kari. Mbere gute se ko wanyanze? Nikosa amakuru ya Nick ko namubuze. Nick se amakuru ye ni meza ariko nanone navuga ngo ntabwo ari meza. Umwana witwara mu busa. Ye? Naramubuze? Haciyeho iminsi 3 yose tutamubona. Ubu yagiye gutanga amatangazo kuri radio ngo turebe ko twamubona. Kari bariko. Niyo mpamvu maze iminsi muhamagara ntanyitabe. Message zanjye sazisubiza kumbi niyo mpamvu. Buse dukora iki koko? Okay, karibu. Gatari we. Gatari. Gato. Musha ugira kakunyereza ndiko ndi umuntu Gatari. Sinumvise itangazo kuri radio mwana. Ngo wa mwana yabuze. Sitwa dushime Mario. Ntago afite imyaka 7. Sinzobe. Wa mugakunda kumubeshya ngo ni papa we. Ntago yitwa Nick. none iki kibazo cyari niki. Numvise itangazo kuri radio murangisha ngo yabuze. Byagenze bite? Yabuze. Ako sibi ni ibiki bimere mu bye. Iki, kumba tutabwiyambitse ugiye. Iki ugiye. Badufungira. Abantu banyuma umwana wanje none yabuze bakwakane nabo. Ndaje ndabamara barambona sinovuga gusa. Wabuze umuriro uri kwibaza uko uzareba igikombe cy'isi. Mobisol igufitiye igisubizo. Gura umurasire wa Mobisol na dekoderi ya StarTime ugabanyirizwa agera kuri 20% yose. Urahabwa amezi 3 y'ifatabuguzi rya dekoderi, antene y'igisahane, umugozi hamwe n'ikarita ya Camcard. Hanyuma bakagukorera installation ubundi ukirebera amasheni arenga 100 ku buntu. Mbese ugatunga isi yose iwawe mu rugo. Ibi byose Mobisol biguha ku giciro gito cyane utasanga ahandi kandi ukaba wakwishyura mu byiciro. Si ibyo gusa kuko wishyuye 10% y'ifatabuguzi uhabwa amatara 3 y'inyongera. Agahebuzo nuko uzareba imikino yose uko ari 64 y'igikombe cy'isi wicaye iwawe. Ntucikwe n'iyi promosiyo kuko izarangira ku itariki ya 31 Nyakanga 2018. Umurasire mwiza ubuzima buhebuje. Gata watse kugenda mwana. Ngiye kumamara mani. Ugiye kumara iki koko mbanze nkubaze. Ngiye nabirebye ngo nta kintu bikumara ibintu byo kugenda. Ngwiki. Nta kintu maze kugenda. Ziba. Umvaga ruvanze nkubwire. Ubu nzeka maze nkubwire. Yabirabonye mu dusobanukiro dutandukanye. Wasanga imitwa dutekewe ngo za miliyoni nibazaziduhe. Babonye nabo ko ari nyinshi mwana. Nkumva. Ariko ndeka mbanze tubyemere ko umwana yabuze. Wowe ugiye kumara iki? Ugiye kumara iki ko wenda ari polisi? Ariko hatari watse kugenda. Wowe ukeneye amafaranga cyangwa ukeneye umwana? Ngo bitekerezo neza. Usho kugenda uhubutse wanagera ugasanga hari polisi ugiye kubanikagura bakataho gufata bakata ngo nawe wibyo uwo mwana ugasanga kubiza muri samani gice byabikumariye iki se byo. We tuza tugenda gake ashitse utunsi duke tugende tubishyuza twijishije tutazi yuko umwana yanabuze. Ariko urabizi njye wabitenda mu njye gushaka ndakurasiba Ubugome bwanyu mwese anganda buze. Mwese. Ejo ntago naje umwana wanje mukamunyuma. None ubu ngo mwamubuze yapfuye mwamuriye habajya. Mwabigenze gute? Ndavanga ariko mukanya umwana wanje nuko nguko bimeze. Ariko se muko twabwijwe n'iki ko wowe nagatari mwibye umwana wanyu warangiza ukagagaruka hano wiriza gutyo. Nje ni ibiri umwana uhetse ndasaze se wawe murampa umwana wanje umwana isura cyane garuka umwana wanje bakagenda umwana wawe se ndi wamurindishije hano reka gukokereza nk'inkotsa bagiye kumuzana mu cyaro iyo bigwa mwaramukoresheje ubucakara bamuzana hano turondora
none ngo umwana wawe nitwe twamuburisha. Mama Beni. Umva. Muraho. Siko wari wanze kunyitaba. Muraho. Bitaho. Ndaho ndakomeye. Amakuru yawe na Kirahinda se bite? Kirahinda. Reka ntago muheruka da. Namuteye ishoti kera. Ko nawe uransetsa rwose. Ahubwo buriya mvuye ni mu rugo we kugushaka ndakubura. Ko nari masanze Beni ambwira ko ugiye ku isoko kuko njye nanyuze muri Andro yo hepfo. Nana nagushakaga. Turagira iki? Ndagira ngo mfashe ndashaka nikuze. Nikuze? Ariko ubundi umwana wanjye umva dia reka no komeza gutana amagambo nawe. Dia uvuze ukuri koko aba bantu n'abanyamitwe wowe n'umugabo wawe muri abanyamitwe. Ndavuze ngo sohoka cyangwa se ahubwo wumbwira aho umwana wanjye ari. aho nakabayenza kumubaza aho mwamwibye mukamutwara none yabuze uri murambaza ahantu ari ninjye ukwiye kubaza Umva iyo ni imitwe nyu turayihaza ubona kagabo kimbwa kirirwa kaza hano sinzi ngo uje kwaka amafaranga hano sinzi ngo uje gukora ibiki hakubone muri ababyeyi kimwirwa umuze kwaka amafaranga hano umeze nk'abagurisha umwana wenda reka wenda ngaye wenda reka singaye wenda gatarida wowe ikigo ryuri hariya utaranabyaye we wabaye inderera abandi usora umubyeyi iki we mubyeyi mwiza cyane uzikurira umwana wanjye ari he cyokoza amakuru y'imperuka rubwo nasomye mu binyamakuru nako ni Joseline wabinyeretse ahubwo ndabyutse icyo gihe nawe wari uhari nyine kiriya gihe twari turi kumwe ariko nagiye kumushaka ndamubura cyokoza hari agakobwa kankorera ko kambwiye ati wa mukobwa wagukoreraga ati nta cyandiko mu binyamakuru ahubwo yabaye indaya we nke ngo indaya nikuze uriya nzi ab'indaya reka da nanjye nibyo numvishe ntabwo mbizi oya barakubeshye ntabwo nikuze yab'indaya simbizi byawe na nikuze ntabivamo ariko mabene numva nkubwira uzi ko Mario yabuze iki Mario yabuze babagabo rero umutwari n'ubundi bashaka kwabongeye kumutwara uko bamubuze burundu byose nyemo nari nikuze ubyihisha inyuma ntamusoka uramwana wawe umwana wawe ushishwa nabi umwana wanjye hariya sohoka wiza guteza akavuye hano ntagateza tumaze iminsi twimereye neza sohoka mwimereye neza umwana wanjye mwaramwishe ngo mwimereye neza wowe nyine umurabo we ntabwo mva hano gutampaye umwana wawe nigasohore hanze gasohoka gake ntabwo mva hano ntabwo njya mvuga kabiri uramaze sohora umwana wanjye urugunya umwana wanjye nikagere kumuva umwana wanjye umwana wanjye genda umwana wanjye umwana wanjye ariko nikamushimire ni nawe nibiko kunkoze mwambaye umwana wanjye mwambaye umwana wanjye Alo, ninde? mwambabare koko mukambonera umwana Ako wajya umbabarira. Siki. ubwo se birashoboka Birashoboka cyane rwose. njye numvaga bidashoboka pe Ibyo ni iby'abaganga we ntabwo wabyumva. ibyo byo rwose
ahandi se umerewe gute? meze neza. Sha sorry niriwe ntakuvugishije. Umwana w'umusaza wanjye yarabuze, ubu nyine twataye umutwe niwe turi kwirirwa duhiga. Oh, yarabuze? Byagenze gute di? Amaze iminsi ine yose abuze. Ubu nyine twataye umutwe turi gushakisha ahantu hose. Yo, mwihangane ariko abana bajya babura bakongera bakaboneka. Ntimuhangayike azaboneka. Yego turabyizeye tuzamubona. Menya ari na mama we wamutwaye ntawamenya. Akubura tuzamubona. None se ejo nzaze kukureba? Hello? Gata! Tipa bayasinzire ngo yaguye mu biporezo. Mfite mwana. Tugende se. Tugeze. Urankanguye. Urankanguye igiye kumfata neza. Maze muri zero me. Inde mwana. Mwana nikuze mwana. Urampemukiye ariko Umva kandi. Cyane cyane ikuze nyine. inzozi nyine. Kubiza uko byari inzozi. Ese undi waje sanga? Hano mu gitondo. Nzenguruka Kigali yose ariko namubuze. Ese undi arakwiye ko nikuze yari nyaragutabara ngo agera rirondo. Umbuze. Siko nikuze si byarinda ya mwana. Nane nawe uramunkangwe nangeze muri metero imwe ngo mufate. Uramye mu kintu kuri. Numva zari inzozi nyine. Tujye ku ndege se. Gira vuba tugende. Nana, nagiye rero usigare hano kandi ntugire irungu sibyo? Hariya hari amasheni menshi aba ariho ijambo ry'Imana, ugerageze ujye uyareba uva muri ako gahinda sibyo? Nta kibazo. Na papa teta agiye kugenda mu kanya, nizere ko nta kibazo uri bugire. Nta kibazo. Sawa. Mwirirwe. Mwirirwe.
Alo? Bichukwane ni kwezi. Ko nagushakaga se mwaboneka. Chérie. Oui. Ça va? Oui, c'est bon. Umeze neza? Je t'aime. Moi aussi. Koko ntusanzwe kandi nanjye sinsanzwe. Ariko mabeni kuki uri umugome w'umutindi utagira umutima? Tekereza umuntu w'umugabo nkanjye guhora nkwirukankaho buri munsi mwiruka inyuma